Reka nongere nguhe ikaze hano kuri Star Biz Rwanda. Uyu munsi tugiye gutangira duhere ku uyu musore bita G-Tough. Uyu musore bita G-Tough muri iyi minsi rero arimo aragenda asetsa abantu cyane ku mbuga nkoranyambaga. Rero uyu musore nakubwira ngo kariyeri ye yo gusetsa izamutse vuba. Rero uyu musore yatangiye ubundi ubusanzwe yarasanzwe adoda inkweto hano mu mujyi wa Kigali. Ariko uburyo G-Tough azamutse muri iyi minsi ni ibintu biri gutangaza abantu benshi. Uburyo uyu musore yitwara mu gusetsa abantu ni umwihariko wiwe, kuko ikintu atandukaniyeho n'abandi ni wa musore ushobora kugusetsa kabisa ubona nta kintu umubwiye, ubona we nta kintu na gitoya bimubwiye cyangwa se ngo abashe kuba yakwereka yuko we bimusekeje. Niwo mwihariko we arimo aragenda arusha abandi muri iyi minsi. Niba ntabeshye ugiye ku mbuga nkoranyambaga ukareba, ntago wa scrollinga video nka zingahe utarabona video ya G-Tough. Uyu musore arimo aragenda asetsa abantu kabisa. Nakubwira ngo uburyo ari kugenda basetsa barimo baragenda bitangaza abantu benshi cyane. Benshi mu YouTubers benshi kugenda bamwegera kugira ngo babashe kumwifashisha, rero abashe kuba yazamura amacano yabo. Nakubwira ngo G-Tough ni wa musore muri iyi minsi uri kugenda abica bigacika kuri iyi mihanda ya Kigali, cyane ko ejo bundi murabyibuka yuko baje no kuba bamwifashisha muri Jen's Comedy. Ubwo Fally Mercy yamutumiraga kabisa, yari show idasanzwe yakoreye hariya muri Jen's Comedy, ubwo yaperformingagamo n'indirimbo yakoze. Uyu musore G-Tough rero afite umwihariko udasanzwe, ubwo uburyo asamo we yigira nk'umuntu w'injiji, kandi se uburyo agaragara mu buryo agaragaramo bigaragara yuko ari umuntu muzima kabisa. Turebye filime tujye tureba filime tukuremo n'amasomo. Yambika inkoko ikariso, wabikuyemo iriye somo? Isomo nabikuyemo ni uko nyine bishoboka ko inkoko yakwambara ikariso. Uyu G-Tough rero bitewe n'ukuntu ari kugenda azamuka neza, biri gufasha abantu benshi, haba mu bijyanye no guseka cyangwa se kwidagadura muri rusange. Dore muri video zimwe na zimwe zagiye ziranga G-Tough. Imwe uzi guteka kigasha neza, utangire azero ubabwiye ukuntu bagiteka. Ikintu uzi guteka ni mukaru. Mukaru nicyo kintu uzi guteka cyiza ku mwanya wa mbere. Mukaru nkayigutekera neza, nkayigushyira ku ipanu, nkayigukura ku ipanu, nkayigushyira ku isahane, ikava ku isahane, nkayishyira mu gikombe, ikava mu gikombe, nkayisubiza muri teremusi, nkayikura muri teremusi, nkayisubiza ku ipanu. Mukaru nkayiteka amasaha 10. Hamwe ya mukariza ari ya mukaru ushobora kunywa neza neza ukahita ugira ubushyuhe mu mubiri. Sinyafonekaga ibintu bya materinite. Oya nashane bune nifite gahunda yo kwiga ibintu bijyanye no kujya niga ku mibereho myiza y'iminji. Imibereho myiza y'iminji? Yego. Mwaka n'ibyo wiga? Yego. Ubwo sexe yitwa iki? Imibereho myiza y'iminji. No kuvuga ngo gahunda nayifite kwari kugira ngo nzabyige, nimara kubyiga hanyuma nyine mwarimu aratangiye kujya inyigisha ukuntu najya ndirimbira utwana tw'uduhinja, akana kagasinzira, apana byo kuvuga ngo umwana ngo yabuze ibitotsi. Buriya n'ababyeyi bafite abana bakiri bato biminje nyine dushatse mwazanira n'akazi mu gihe mucoma boss yagira ukajya kuri mucoma ngajya ndirimbira abana n'abasi. Iminje ari kandi manga kari mu gaho k'iminje. Kuruhinja. Kari mu gaho k'uruhinja. Uruhinja rukunda lapo, uruhinja rukunda ikirayi, uruhinja rukunda igihugu. Ujita ubaye president. Ibintu bitatu ahita ukora nibi. Ntabwo nzigira mba president. Ntabwo amashuri ifite naganyemera kwa president. Nta nubwo tuvuga wenda urabyutse usanze ntabwo bibaho sheri. Kare perezida. Ako perezida uko nabayirize mwana. Reba icyo mbafite icyongereza kiri hejuru cyane. Ibaze mugiye ku perezida. None ngiye mbaye nka perezida ngiye ahantu bambashije banegure speech yo mu cyongereza nakorwa n'isoni. Abaturage banje nambasebeje. Sheri wavurongoye ariko yararongoye yararongoye nuko ushaka kurongora sha ubuzima bwiza buzakomeza, ubuzima nshuti uzabubona. Tabatiada bilwatabi. Ibyo bivuze iki? Abusobanuro bwayo mfite ndi ukuri. G-Tough ngo ageze mu gihugu bavuga icyongereza gusa, agashaka gusobanurira umuzungu ibyiza bitatse u Rwanda, yamubwira iki? Nubwo yamubwira ibintu bibiri. Namuvuga ni you are calm Nyabugogo tugira ibintu birenze nyine. Mu G-Tough akantu
Ukomeza. Ugeze mu gihugu bavuga icyongereza gusa kandi ukaba ushaka kubwira umuzungu ukabisa ibyiza bitatse igihugu uturutsemo. Wamubwira mbere na mbere ukirebana n'umuzungu gutyo ukabona uruhu rutandukanye n'urwawe, umuzungu wamubwira ngo iki? Kandi uri buze no kugera ku ngingo y'uko uri bumubwire ibyiza bitatse u Rwanda ukanamusobanurira ko uvuye mu Rwanda. Mwani, hi. How are you? Yes, how are you? Mwani, yes, mvuye mu Rwanda. Ubwo ni Kinyarwanda njye ngo byasaba ko njye ndubwira ariko se bura ahari mu Bwongereza bura nta muntu w'umunyarwanda waba uriyo ku buryo wajya uvuga mu Kinyarwanda wanga akabimuvugira mu Cyongereza. Oya none se umunyarwanda ugeze n'umubona ariko Jita nanone niyeranje nabware wallahi nyine wamubwira ngo iki ndamubwiye ngo ugeze n'umunyarwanda n'umubone ngo nanone. Nkomeza ngushimira wowe ukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku wundi kabisa, nawe nkubwira ngo nawe utarakora subscribe yikore kugira ngo amakuru nkaya ajya kugera kugire. Gushimira nawe wakoze subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi ngibi nikazajya bigucika. Ngewe ndabakunda cyane hano ni kuri Star Biz Rwanda.